Amaze no kwijyana ku buyobozi yavuze ko we yarazi ko yanamwishe. Yagiye azi ko yamwishe. Zavuga ati uzi ko wa mwana ashima Imana bamutemye. Ati baramutemye baramwishe. Ninde umutemye? Ati aryamye hariya mu kiraro. Uza muri borodirire iri hano imbere. Yego. Uyu mwana w'umuhungu niho ngo bamutemeye gire ngo muri kubireba mu mashusho aha muri rigori arabona ko amaraso ni yose niho bamutemeye umutwe. Barawucagagura nk'abacagagura ingeri ngire ngo abantu bagiye bazi ibiti uko babicagagura igipande cy'umutwe n'akaboko bashaka kukuraho noneho akakaboko kanga ko kundi yagenda gakinga baragatemagura icyo bamukeka uno nkeka nuko bavuga ko ashobora kuba yarinjiriye muri urwo rugo rw'uwo niyo nzima akaba afitanye umubano n'umugore we cyangwa n'abana biwe. Nshimiyimana yahuraga na Niyonzima akavuga ati weho uyu mupfubuzi agombwa guhembwa. Nuko ngo Nshimiyimana yabwiraga Niyonzima ati nge nkupfuburira ugomba kumpemba. Ugomba kumpemba. Tubuza abantu babiri muri make. Hari uwo batemye aragiye. Yego. Yari umuvandimwe. Uwamutemye yari umuvandimwe. Hafi aho ngaho cyane. Yego. Niba yakoreraga muri santere ntago turi kumwe nawe. Uwo wazaga hano nawe yazaga wenda nk'umukiriya akaza. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Tuguhaye ikaze uratangira utwibwira utubwire ahangaha duherereye. Biri kuvugwa ko hari umusore bita Shimiye ushobora kuba yarakubiswa akakanya, ashobora kuba yitabye Imana. Byagenze bite kugira ngo Shimiye ajye gukubitwa amafuni? Murakoze banyitabanga mwaye Emmanuel. Umudugudu ntuyemo ni Kavumo, akagari ni Nyarubuye, umurenge ni Mutete, akagari ni umurenge, akarere ni Gicumbi. Ukuvuga ngo Nshimiyimana yego ibivugwa yuko yabanaga n'uwo mugabo wamukubisa agafuni. Yabaga mu rugo rwiwe arimwe aza gufata ngo umunsi atemberana n'umugore we. Arabimenya, amaje kubimenya arataha, ageze na bimanza bamuca mu hano mu kagari. Gitifu akagara amubwira ko atemerewe kwinjiramo hano mu kagari ka Nyarubuye. Birangira arenze haraza, ahageze mu ijoro ryo kuwa kabiri mu masaa 4 bamukubita agafuni. Uragira uti yabaga muri urwo rugo. Ese muri urwo rugo yahabaga nk'iki? Muri urwo rugo yahabaga nk'umwana mu rugo. Umugore yaramukeka avuga ngo n'umwana we ngo yamubyaye muri batisimu. Shimiyimana yari afite imyaka ingahe? Shimiyimana imyaka yaba aho na imyaka nagereranya afite nka 25 26. Naho se uwo mugore we yari afite imyaka ingahe? Bivugwa ko ari we yasambanya. Uwo mugore wenda ari muri 35. 35. Yego. Mwabwiwe n'iki se ko batemberanye? Hari ukuba umuntu ashobora kuba atembereye bisanzwe nk'umuntu babanaga mu rugo bakaba bagiye gusambana. Mwabwiwe n'iki? No kuvuga ngo uko byatanzwe mu bibazo byabo byabereye hano. Ukuntu byagenze Nshimiyimana yagiye i Kigali, umugore nagamubwira ko agiye Gaseke. Noneho bagenda barataha bose batahira ku isaha imwe. Umugabo ababiketse ko bari kumwe, bari bagiye mu muhuro. Birangira amwiyamye mu rugo rwe, bamuca mu mudugudu, bamuca no mu kagari, abirenga haraza. Ibyo ngibyo niho byabereye gutyo. Ese nkamwe nk'abaturanyi b'urwo rugo ntamenye gute kujya kuba umuntu wenda basohotse mu rugo bose bavuga ko bagiye batembereye ariko bagahurira mu rugo? Ni iki kintu cyatumye umugabo akeka ko yasambanyaga umugore we? Ari byo bari bagiyemo. Murakoze kuba barabiketse umugabo n'ubundi kuko babanaga mu rugo rwe, bakaba babana mu rugo nk'umwana we. Noneho ubwo ngubwo hari byinshi yari amaje kugenda amenya, twebwe ntabwo twabasha kumenya ngo yasambanaga nawe. Umugabo ni ubizi. Yego. Yakomokaga he uwo musore? Uwo musore akomoka mu Rukondo, ubwo ni mu karere ka Rulindo. Rulindo? Yego. Ni Gicumbi? Ni muri Gicumbi.
yego akagari ni Musenyi umudugudu ni Rukondo niho yakomokaga yego ese nkamwe nk'abaturage muri ahangaha muri karitsiye hari kuba mwareba umuntu mugakeka koko ibyo bintu bishobora kuba biba cyangwa n'ibintu mwabonye gute murakoze uwo musore uko twamubonaga nk'umwana mu rugo n'ubundi uko yatemberaga bamufata nk'umwana mu rugo ntago ibyo byo kuvuga ngo turamubonana n'abo bakobwa cyo n'uwo mugore ntago twabonaga tubakeka n'undi nk'umuntu babana mu rugo ariko nyuma yo kumuca muri uno mudugudu no mu kagari kacu ntago yatinyukaga kugeramo yego reka tugane n'abandi benze gute kugira ngo shima Imana ze gufatirwa mu rugo akubitwa amafuni aka kanya hari amakuru ari kuvuga ko ashobora kuba yitabye Imana umugabo wo mu rugo byagenze gute kugira ngo abimenye kwa musambanyirizaga umugore nagahinda kuri Niyonzima kabiteye uburi no kuvuga ngo Niyonzima ubwo ni nyirurugo niwe nyirurugo noneho yahuye n'ikibazo gikomeye ubwo umugore aza kuzana umuntu ari wo umuhungu batemye hariya shimiye Imana bamaje kumuzana mu rugo noneho byashatse kuvuga yuko yahise atunga umwana na nyina noneho ubwo barashwana ku buryo bukomeye uragita yazanye umuntu yamuzanye nk'iki mu rugo yamuzanye nk'umuvuzi yaje uvura iki avura ibi bya gakondo namwizerera mu bapfumu oya sinavuga ngo turabyizera twese ariko ubwo nuko byarabaye nyene byarabaye nuko ngo icyo gihe kimaje kubaho ubwo umuntu yagumye aho ngaho maje kuguma aho ngaho kugera ubwo yahuje urugwiro n'umugore wa Niyonzima ndetse akomaho iki n'abana akomaho n'abana byarabaye rwose byarabaye none Niyonzima agahinda kamwishe ashaka gutoroka ashatse gutoroka aragenda undi mutima uramugarura agaruka mu rugo kubera gagiye yari yagiye mushe za Kigali nuko ahita agaruka ariko we amakuru twigeze kumva twamubaje aratubwira ngo yumvaga agiye kwiyahura ageze haragaruka kubera ibyo bintu byamucikiraga mu maso aragaruka agarutse aza hano aje hano ubuyobozi burareba ruvuga buti aba bantu tubatandukanye kubatandukanya Niyonzima bamushyira mu gikoni yari yubakiye inzu ye urumva aba mu gikoni baba hehe bajya mu nzu nini noneho icyo ngicyo ndakirumva n'ihohoterwa rikomeye cyane yagize kuko umugabo yari yubakiye inzu ye bakamushyira mu gikoni ariko umutekano yarawutanze aremera arabikora bityo rero nyuma biguma kuba bigumye kuba gutyo ubwo nibwo twagiye kumva ejo bundi twumva ngo Niyonzima aramutemye yego uragira uti Niyonzima bamujyanye mu gikoni ese bamujyana mu gikoni washimiye Imana we yasigaye mu rugo yarahari icyo gihe byo ntago namenya nimba yarahagumye cyangwa se wenda ariko ndumva yarahari yego twikomeye icyo gihe ubuyobozi bwafashe icyemezo cyo kuvuga ngo shimiye Imana ave nahangaha asubira iwabo ntago yakomokaga ina yakomokaga imutete yego uri umupapa mukuru umugabo mugenzi wanyu kugira ngo agere ku rwego rwo kuba yatoroka akagenda ashaka no kwiyahura ni ibibazo biba byamurenze nkamwe niba mwaragiriwe amahirwe yo kuganira nawe igihe yagarukaga avuga ko aretse kwiyahura yababwiye ko bihagaze gute ubundi mu rugo twe kiniye mu rugo ikibazo cyari kimujyanye n'undi se ko kitari kirangiye umutima we waramugaruye aravuga ati n'ubundi reka mpebera kaje bigumye gutyo ariko se koko nkamwe nk'abaturage bo muri no karitsiye amakuru ari kuvuga ko shimiye Imana yarongoraga umugore wa Niyonzima ndetse n'abana be kuko nibyo dukurikije ko Niyonzima yabivugaga nibyo bari bameranye gute ko bari bameranye n'ubu ngubu ni ibintu bizwi kuko icyo gihe uwo muhungu bavuga ngo bamuha igikapu cyatahe nuko umugore n'abo bakobwa be bahise bamuherekeza baramujyana baranamuherekeje amakuru arimo kuvuga ko nshimiye Imana yaba yarateye inda umukobwa wa umukobwa wa Niyonzima nibyo ibyo bintu biravugwa uretse ko tutabihagaraho 100% ariko biravugwa
ikivugwa cyane nuko uyu musore Nshimiyimana atari ubwa mbere yaba asenyeye abagabo. Hari n'undi mugabo bivugwa ko yigeze gusenyera muri aka kagari ka Nyarubuye mu murenge wa Mutete. Ibyo bintu nibyo uyu mugabo Nshimiyimana mugabwe mu ibyo bintu tubimuziho kubera ko hari undi yasenyeye pfiriya mu Ruhondo bita Kabarasi. Yari umupfubuzi wo muri zikaritse. None iyo ngingo rwose iyo ngingo niye rwose. Abagabo bine hangase nimwaba mudashoboye. Nta kazi dushoboye nyine ubwo abasore barimo gukora. Niki muza gukora kugira ngo abasore bere kubatwarira ingo, bere kubinjirira ingo? Ikibazo ni leta yagikemura, nawe twebweze twabigenza gute? Leta yagikemura gute nimba uri umugabo ukabutabasha kwiyubakira urugo, ukaba wumva ko abapfubuzi bazaza bakagupfuburira urugo? Leta wirifuza ko leta yagikemura gute? N'imbaraga nkeya z'abagabo. Rwese twavuga ko ari iki kindi ni ugukora cyane, abagabo barakora bakananirwa nyine. Weho Nshimiyimana wari umuzi? Nari muzi. Kugira ngo agere aho atemwa mu ijoro ryo kuwa kabiri byagenze gute, habaye iki? Kuntu byagenze rero, Nshimiyimana yahuraga na Niyonzima akavuga ati weho uyu mupfubuzi agombwa guhembwa. Nuko ngo Nshimiyimana yabwiraga Niyonzima ati nje nkupfuburira urugomba kumpemba. Ugomba kumpemba. Bagiye n'ubwumvikana, Nshimiyimana avuga ati natama amafaranga 200 ntago azongera guhura n'umugore neza. Nuko ngo wa wundi waje aje kuvura yageze ahabwira nyir'urugo ati ugomba kumpa 200 kugira ngo uzemere guhura n'umugore wawe. So noneho umugore aravuga ati ugomba gusaba Nshimiyimana ko wamushebeje kari umufubuzi wanjye, ukamusaba imbabazi mukiyunga mu mafaranga 200 kugira ngo tuzahure. Ubundi urugo rwa Niyonzima rwa urugo rubanye gute kugira ngo bize kugera ku rwego rwo kuba Niyonzima nk'umugabo wiyubakiye urugo, bigeraho umugore amubwira uko nguko ku muntu waje ari umuvuzi ariko akaza gufata urugo? N'urugo rwari rubanye gute nkamwe nk'abaturage mwari mutuye ahangaha mwababonaga umunsi ku wundi? Nshimiyimana atari yaza muri urwo rugo, Niyonzima arabanye n'umugore we neza cyane. Inanga bari icyitegererezo. Niyonzima ikintu cyamushegese mu mutwe nuko bamubwanga ni umupfubuzi, umupfubuzi nawe ngarahembwa. Noneho Niyonzima bimuriye mu mutwe niko gufata umwanzuro ahita akora ayo marorerwa yakoze. Yego niba mwarahageze yamutemaguye gute, byagenze bite kugira ngo ajye kumutemagura? N'umuntu wataye umutwe yamutemye nk'igisambo mbese. Yamutemesheje iki? Yamutemesheje iki? N'umuhoro. Mwaramubonye? Twamubonye ariko niko byagenze. Nkawe reka tugane none mu papa wundi. Papa nkawe nk'umupapa. Njye twaganira ikibazo rero zimagize nta no kitabaho. Yego. Mwese cyababaho? Naho kitabaho. Niyonzima kwa gatandatu tudura twari hari kuri akabari. Yego. Avuga tubu byancanze ngagiye kujya muri M23 turuha. Twangwa kikagenda. Gagiye kujya hehe? Muri M23 turuha. Yego. Noneho ikibazo cya Niyonzima wasangaga giteye agahinda. Yego. Nanjye ndi umugabo. Ntago nara mu gikoni. Wariyubakiye. Buriya nk'ukuntu byagenze buriya ubundi nk'ubuyobozi bwari bukwiye kujya bushishoza bukihutisha imanza z'ubutandukane. Kuko iyo bavuze ngo uri umugabo wubatse inzu ukaza ukubaka inzu nk'iyi ya miliyoni 3 wariyushya kuye. Yego. Wajya kumukumva ubuyobozi buraje ngo urara mu gikoni. Noneho ngo yarazaga mu gitoro bakavuga ngo uzahembwa ryari. Ari ndubibaza undi? Uwo mupfubuzi ngo yaravugaga ngo uzahembwa ryari. Abibaza nyir'urugo. Abibaza uwo wararaga mu nzu. Yabivugiye hano ariko kwa gatandatu. Nawe yari nkawe. Yego. Ntago warara mu gikoni rubatse inzu. Ubuyobozi bwanyu urumva ko ntako butagize kuko nubundi bwari bubizi. Yego. Ntako butagiye naryo wabushinja. Yego. Ngo bari muri proposition y'amezi 6 ngo kugira ngo bazaje mu rukiko. Twebwe nk'icyo twabasaba ubutane bwajya bwiguta mu nkiko bakaruka umuntu yacukwe n'undi akacukwe, abantu bagakomeza bakabana bagatangira ubuzima bundi bushyashya. Iyo umuntu yubatse inzu ntago arara hanze, igikondi kirama amatungo. None nyururugo kugira ngo urebe mu matungo birabujijwe. Yego. Wowe ushobora? Oya. Wabyihanganira?
oya kuko rwose utabyihanganira ni nk'uko n'undi wese ataryaho mu gikoni nk'umuzamu. byagenze gute kugira ngo uyushimiye Imana ubuyobozi bumukure ahangaha ko amakuru muri kuduha muri kuvuga ko atanavukaga ahangaha agenda ariko yongera agaruke? Ikibazo hano cyabera ahangaha ubuyobozi baramubwira ati wewe ntuzagaruke hano kugira ngo umutekano ugaruke. Arengeyeho nyuma yaho ibyamuha barabibonye. Twebora nk'abaturage icyo twakwifuza twanabatuma ikibazo cya Niyonzima twakwifuza ko ubutabera bwazashishoza bukareba kabutera. Murakoze kandekeraho. Yego utaragenda uri umupapa ibi ngibi bibasigira irihe somo nk'abantu mwubatse ingo? Isomo twareba nuko buri munyarwanda wese yakakwiye kuba yumva yakubaka sosiyete yo kuba akabana neza n'abantu n'abaturanyi. Buriya nubwo Niyonzima yafashe umwanzuro wo gukemura ikibazo ntabwo yagikemuye neza kuko n'ubundi byari hafi. Buriya bari muri gahunda zo kuzatandukana. Umwanzuro yafashe ni wo atakoze neza. Naho ubundi kuva yarihanganye kuba mu gikoni iyo hataza kumusesereza Niyonzima yari yarabyemeye. Ni yihe nama utanga? Inama ngiye natanga no muri rubanda kubaka isosiyete. Kubaka isosiyete biravuna. Yego. Uti bivuna gute? Kubaka urugo biravuna. Mu kuvuna rero umuntu agakwiye kuba yisanzuye kubana n'abantu kandi inshuti y'umuturanyi bajya bacumuruka ni mu Kinyarwanda ngo inshuti y'umuturanyi igomba kuba iyagahato. Niko babivuga. Yego. None umuntu yakumva kwa nakababangamiwe mukaba mwajya muri gacaca ikibazo kikaba cyakemuka. Ariko ubu ngubu nabo n'abagore bikize hejuru ni ukuvuga ngo nkoze uruki tugabane. Nkoze iki? Uruki tugabane. Ubwo nkoze uruki tugabane bivuze tugabane ni business bakoze ngo mu nkiko ngo dukore divorce. Ibyo nabyo bikwiye gusubirwamo. Umuntu areba kuza atagamije kubaka urugo ntagabaza icyamuzanye. Yego. Nta abagore nibo bahawe ijambo. Abagabo nta jambo mu giti. Nta jambo dufite. Kuko n'unase ari bugiye kwisibo bakaza guhongoje mu gikoni. Urumva reka tunarekereho umunyamakuru. Mama tugusanze ahangaha muri iyi karitsiye bivugwa ko ariho Shimiye Imana yatemewe ku munsi wo kuwa kabiri mu masaha y'ijoro. Byagenze gute kugira ngo Shimiye Imana atemewe ahangaha muri aka gasoko abaturage mwe mwari mutabara? Twebwe nanjye ndi umucuruzi hano muri iyi santere ariko mu by'ukuri twe twatashye. Ni ukuvuga ngo rero Nshimiye Imana uwo nguwo yaje kuza mu rugo rwa Niyonzima Regese. Tumubona nyine gucyo bavuga ko ari umupfumu wabo. Noneho kahaba gucyo biza kugera igihe Niyonzima Regisi akabona ko bitakiri uko byari bimeze. Ariko yaje abafasha ku kibazo bari bafite barwaye nk'uko ejo abaturage babivuze. Amaje kukibafasha. Barwaye iki? Ntago mbizi gusa nyine baje abafasha kuri iki kibazo barwaye ko umuntu ashobora kurwara umuntu akaba yagufasha. None haraza ngo azayita umupfumu. Ubwo birumvikana ko yabavuye bagakira. Noneho ubwo Niyonzima Regisi umugore we ngo niwe arurwaye amaje gukira abwira umugore ati uyu muhungu rero agomba gutaha. Ayo niyo makuru twafashe mbere yuko bashyamirana. Noneho umugore akavuga ati umwana yabaye umwana mu rugo ntago agomba gutaha yaradufashije. Noneho ubwo baje kugira ikibazo umuhungu Nshimiye Imana aza kuvuga ngo ko arajya i Kigali. Wa Mariya nawe ngaravuga ngarajya ku Gaseke. Wa Mariya ni umugore. Ni umugore wa Niyonzima Regese. Noneho baje ngo kujyana. Bamaje kujyana byabaye ngombwa ko burinda bwira Nshimiye Imana ataraza n'uwa Mariya. Noneho ngo ntuza Niyonzima Regese amagara umugore akamubura. Baza kuza bagerana inaha. Bageranye inaha Niyonzima Regese ngo yabajije umugore ati Nshimiye Imana ko yagiye i Kigali ukaba yagiye ku Gaseke bukaba bwakwiriyeho mwese mukazana byagenze bite? Ubwo baramwisobanuye haravuga ati nta kibazo. Noneho ubwo ngo baza gutaha Nshimiye Imana asubira kwa Niyonzima Regese. Ageze mu rugo Niyonzima Regese ngakimara kwinjira mu rugo n'umudamu we bahamagara abana barakingura. Bamaje gukingura
ubwo Niyonzima Alexis we yavuga ko yagiye kwinjira mu nzu ageze abateka nge guha amatungo ubwatsi. Abagiye guha amatungo ubwatsi nshimiye Imana sinzi kuntu ngo yavuze atari ko ndawe irakaje bite byawe. Niyonzima Alexis yaramubwate ko se nshimiye ahangaha ko ntari umukozi ko wajuje gucyo ubizi ko ndi umugabo mu rugo rwanjye niba watemberanye n'umugore wanjye ko nta kibazo nabagezaho nabaje mwambwiye ko byagenze hari kibazo dufitanye. Ubwo nshimiye Imana ngo yarasimbutse afata Niyonzima Alexis mwizose amaje kumufata muri iryo joro twebwe ayo na makuru twahawe kuko n'ubuyobozi bwabinyuzemo barafatana bararwana. Bamajije kurwana Niyonzima Alexis abwira nshimiye Imana ati nshimi ko ntigeze nkusuzugura nagusabye kuva mu rugo rwanjye ukanga wampaye amahoro buragira ngo turwane. Niyonzima Alexis yabifashe nk'ibyoroshye hanyuma nubwo nshimiye Imana ngo bamukubise urushyi bamushyize hasi bararwanye cyane ndumva abaturage baturanye n'abayobozi baragiye kubakiza basenya n'urugo kugira ngo babakize. Uwa Mariya yabonye ibintu bikomeye azana ikibando ubwo wakizaga ntago byo mbizi ko sinari impari arakubita Niyonzima Alexis bara abaturage bajya bavugisha ukuri yagize ibikomere byinshi cyane. Bucya mu gitondo abayobozi babizamo baraburana bamaje kuburana abayobozi babwira nshimiye Imana ati iki kibazo kibaye haniwe hugiteye uru rugo utararuzamo rwari rufite amahoro none nshimiye Imana tuguciye mu kagari kacu kugeza ubwo urugo rwa Niyonzima Alexis ruzagira amahoro. Niyonzima Alexis akaza kutubwira ko nta kibazo mufitanye ukagaruka kurema isoko bisanzwe kandi tuguciye kwa Niyonzima. Byabayeho bimaje kubaho ibyo birarangira Niyonzima ajya mu rugo n'umugore ubwo baza kongera kuzama akantu gatoya bajya ku kagari turabunga twari duhari na gitifu w'akagari na goronome. Twasabye icyo gihe n'abayobozi n'abari abakobwa yuko Niyonzima ubwo bavuga ko wenda nganywera muri ako kabari twaravuze tutako kabari siko kagira inzoga konyine Niyonzima Alexis ntuzasubireyo. Niyonzima Alexis ikigaragara niba yarajyaga n'injoro byo ntago tubiza ariko kumanywa ntitwongeye kumubona asubira muri ako kabari. Babwira Uwa Mariya ngo niba mbeshya abantu bari bahari ku kagari bazabivuge uwo muhungu ntago mwemere kongera guhura ngo babone hari urugomo mwagiranye ntubyemerewe kuko yababujije amahoro. Baratashye babana iminsi mikeya biba ngombwa ko Uwa Mariya ahita bwo bongera gushwanamo gakeya. Uwa Mariya ajya mu nzu ye n'umugabo ajya mu nzu ye. Noneho umutekano waje nyine kuguma gupfa gucyo ibintu birakira birasakuza baza kugera ubwo bajya ku murenge ubwo ariko mbere yaho habaye icyo kibazo nshimiye Imana yaje kurema isoko. Abaturage icyo gihe ndumva abayobozi barabiciyemo ngo yicara hariya kwa Harerimana sinari impari ariko icyo gihe hari abantu nyine abantu bose barazi ko byabaye mu isoko. Ubwo Niyonzima Alexis aciyeho ngo yinjira kwa Harera nshimiye Imana yaramubwiye ngo umupfubuzi arahembwa ngo umupfubuzi arahembwa. Abaturage bari bahari icyo kintu cyabo byo nishimiye Imana bibwiye Niyonzima Alexis icyo gihe abantu bose abaturage buretse Mari reka mvuge ndavuga ibyabayeho n'abaturage bampinyuze buriya nge ndavugisha ukuri ibyo bintu bijya kuvugwa hari abaturage. Noneho Niyonzima Alexis yinjiye kwa Harerimana afata inzoga agarutse arongera ngo uwo muhungu arabimubwira nge ndavugisha ukuri imbere y'Imana ishobora byose ni ukuri. Birangije Niyonzima Alexis yaje gufata ingofero y'uwo muhungu arayitwara kubera umujinya. Gitifu w'akagari na goronome n'abaturage n'abacayimani icyo kibazo bakijyamo babwira nshimiye Imana ati twaguciye mu kagari kacu inaha wagarutse gukora iki. Ubwo nubundi nshimiye Imana Gitifu yaramubwiye ati ni ukuvuga ngo ko twaguciye wagarutse ute barabavuga ati suzagaruka. Urumva nshimiye Imana ubwo yaje kugenda Gitifu aramuga ati nubundi tubona amahoro yagarutse mu rugo rw'abarunaka tuzaguha karibu
ugaruke ubwo baje kujya agaruka rema isoko ibyo kumuteba kwa kabiri ubwo nari natashye ndagira ngo uze kumbwira ikintu kimwe nk'umuturage ukorera ahangaha bamwe baragira batuyushimiye Imana yaryamanaga n'umugore wa Niyonzima hari ukuba mwamurebaga mwabonaga umubano bafitanye uyushimiye Imana yarabanye ute ngewe nkorera mu kabari kanjye nabo bakoreraga mu kabo ibyo kuba baravuga ngo bararyamanye ntabo twabibonye gusa wenda ikintu cyagaragaye kigasa nk'ikitumwa mwuka uza mu bantu nuko nshima Imana yavuga ko basohokanye ariko ubwo nyine bituruka byo bintu byose niho byururiye ubwo ngubwo ni gucyo byagenze ibyo gutemwa byo kwa kabiri nari natashye ntabwo nari ndi mu isoko byo mbivuze nawe nk'umumama hari amakuru avuga ko muri izi santere zanyu abagabo batagishoboye ngariyo mpamvu abamama mwishakira abana b'abasore bashoboye akazi oya ibyo kuvuga ngo abagabo ntibagishoboye ibyo ntago mbizi nukubeshya uwo mubyeyi aryamana n'umuhungu ntabyo nzi ntabyo nabonye gusa isura yaje kugaragara yaturutse muri ibyo byose uko yagiye ashyamirana n'umugabo we bwo gutyo ibindi byo mu rugo kuko umuntu mu rugo niwe umenya ibye ntago nabimenya ibyo rero ubwo byose ibyo mvuze nibyo nabashije kumenyana nk'abaturage kandi na gitifu w'akagari n'abayobozi bose abantu bahari babivuga kuri ibyo bintu baheza nshimiye Imana abaturage bari bahari amagambo yanjye nayo tugana ku musozo nkawe nk'umubyeyi urubatse ni yihe nama utanga kuri bagenzi bawe bubatse ikintu nyine kiriho ni ukuvuga ngo wenda iyi kosa ribayeho ibintu bibaho umugabo mugashyamirana pe bikaba ngombwa ko abayobozi babafasha umwe akajya hariya n'undi akajya hariya ku mutekano ubwo rero n'ubundi nibijya binanirana abayobozi bajye badufasha noneho niba umugabo n'umugore bananiranwe kuba umugore anyura aha n'umugabo agacaha umwe yinjira hari undi yinjira hariya ngiye nk'umubyeyi ngewe sinanabitinyuka ko ntibyagufasha hari igihe umugabo ashobora gusohoka afite umujinya akakwica cyangwa nawe ugasohoka ukamwica iyo byananiranye rero ubuyobozi bijye budufasha wenda tujye iwacu cyadukodesha bare ko tubigenza ariko nta gusohoka hano n'umugabo agasohoka hano biba bigoranye ubwo rero n'ubundi kuko ntitwabuze ibibaho kubaho abantu iyo bananiranywe bibaho ubuyobozi bijye budufasha kuba umugabo asohokera hano yararanaga n'umugore umugabo ejo akaryama nawe ukaryama ndumva umugabo ntago bimufasha bajye badufasha rero niba ibintu binaniranye ubutabera budufashe bukemura ikibazo hakiri kare kuba abantu babiri umugore n'umugabo barashakanye bitiranwa umugore n'umugabo umwe araraha n'undi mwasohoka mugakubitana imitwe nge twese ntago rwose mba numva bitadufasha ubwo Imana idufashije bikajya bibaho abantu bagashyamirana ndumva kugira ngo abantu umwe asohoka n'undi asohoka bicane ubutabera byagiye budufasha umwe akaba arebye ahari yewe bakabafata umugabo bakamushyira hariya wenda umugore cyane umugore bakamushyira hariya noneho bakaburana bagatandukana ubwo reka tugushimire yego murakoze uko papa tugusanze ahangaha ariko biranavugwa ko uri umwe mu bantu ba mbere bageze kuri Shimiye Imana aho yatemewe ndagira ngo uze kumbwira wasanze Shimiye Imana ameze gute njyewe tangira twibwira nitwa Ndereyimana Jean Bosco nkorera muri santere ya Kavumu yego ubwo byari nko masaha nka ya 3:00 z'ijoro ndakinga nk'umuntu utashye kuko ngiye nkorera hariya ku mpera za ruguru iriya yego ubwo noneho sinzi umuntu waje aravuga ati uha mwana baramwishe ariko akaba yigeze kuza iwanjye yego arahanywera ubwo yatse icupa ararinywa asangazi wawe yarasanzwe haza we icyo gihe hagera nka sangahe yahageze nka saa 9 z'amanywa aranywa kugera nko mu masaha 10 yego mu masaha ya saa 10 rero nibwo yagiye no kugendera yanansigiye n'urwibutso navuga ngo n'urwibutso yarambwiye ati musaza afata agacupa nawe yicuruza akabari hararagura yego nuko icupa ndarifata afatana n'icupa arisohokana ariko mu kurisohokana arisigira umwana bita Niyigena yego mu kugenda ko yarambwiye ati musaza ati ninjya gutaha ndagaruka nkusezere ubwo mu kugenda rero kwiwe
nyuma nibwo ngiye gukinga ngiye gutaha nibwo azamutse avuga ati uzi ko wa mwana ashima Imana bamutemye ati baramutemye baramwishe ninde umutemye ati aryamye hariya mu kiraro uza muri borodire hariya iri hano imbere yego madamu twari turi kumwe dutahanye madamu ati dutahe ndamubwira madamu ntago nakumva ikibazo yego uko kimeze ngo ngende hita mfata umwana wari uri haraguru weho herekeza madamu ngiye nkurikirana ikibazo nanjye ni umuyobozi w'isantere yego niwe muyobozi ninjye muyobozi w'isantere ntago nakumva ngo ikibazo kirabaye ari njye muyobozi noneho mpite ntaha yego madamu arataha ngendaza ngeze hariya mbona umwana bamutemaguye pe bishoboka byose yego bishoboka batemye umusaya hano guke kuntuza umusaya wose umusaya n'ugutwi n'ijisho batemye umubiri wose wasanze bawutemye oya igipande cy'umutwe n'umutwe bashaka kukuraho noneho aka kaboko kanga ko akundi yagenda gakinga baragatemagura ubwo rero ari umwana ujya untwarira akamoto hano mfite ndamwamagana ngo nzanira moto uzutwara uno muntu yego umwana araza akimara kuhagera aragenda azana moto atuye abamo mu nzu hariya akihagera ati njye ntabwo uyu muntu namutwara yego aba ati njye sinamutwara namwe ngiye mpako ntake ngiye mwitwarire nari kumwe n'umuyobozi Chayimana dore nguye uhagere se wigeze uhasanga abandi bantu nasanze abantu bari bahagaze n'inkera gutabara zari zihari yego ariko uwamutemye ntago yari ahari yari yagiye yego ese ayo masaha urumva abantu mwari mutarakinga bamwe na bamwe abandi mwari mugiye muri mu tubari tugiye dutandukanya ahangaha ni santere ishyushye byagenze gute kugira ngo shimiye Imana babe bamusohora aho ari bamuteme urumva ko mbwiye ko yamutemye ahantu heje abantu ntibabimenye no kuvuga ngo nshimiye Imana yaturutse aho ngaho iwanjye yego aho yakomeje ajya ntago nahamenye yego kubera ko iyi quartier ni nini ngiye nkora mu giponde cya ruguru hari n'igihe ibibazo bya hano hepfo biba simbimenye ahubwo nkabimenya bunakeye yego nayo mahirwe nuko ari umuntu waje avuga ati wa mwana nshimiye bamutemeye hariya hepfo ariko nyuma yo kuva iwanjye sinamenya ngo yagiye aha naha icyo nzi nuko ngewe naje ntimeze nk'umuntu utabaye nk'umuyobozi w'isantere bavuga hariya bahatemeye umuntu ntago nagombaga kuza yego noneho nicare nariko ngo ntahe numvisha hari ikibazo cyabaye muri quartier ntambaje kugikemura icyo nayihutiye nuko naje nkasanga aho bamutemeye namara gusanga aho bamutemeye ngewe ubwo nkakora ubutabazi bwo kumujyana kwa muganga nk'umwe mu bahageze mbere ndetse ukaba uri n'umuyobozi w'ino santere hari amakuru mwebwe ubwanyu mugenda mushakisha hari n'ay'abaturage babaha mwumvise ko shimiye Imana yatemwe aho buke shimiye Imana ibyo twavuga yuko wenda yaba yarazize hari umugabo bita Niyonzima yego yega akunda kuzana n'abandi bana bagenzi be bakajya kunywera ikigage yego afite ijyaga guhinga ibigage yego noneho bamara kunywa haje kugera igihe kiza kuba muri kwa kunywa ibigage noneho bita Niyonzima aza kumubwira ngo yego kwa gutaha yabona nk'ubwire bugeze kamubwira ati rero shaho nushaka dore wabaye nk'umwana wo mu rugo juza twijyanire aho kugira ngo azagutegere mu mayira cyangwa se niki yego nuko hakabigeni banajyanye mu rugo hari n'igihe wasangaga uwo mwana ari muri butike arimo no gucuruza cyangwa se aho ngaho yabaga akunda kuba nuba icyo bamukekaho nkeka nuko bavuga ko ashobora kuba yarinjiriye muri urwo rugo rw'uwo Niyonzima akaba afitanye umubano n'umugore we cyangwa n'abana biwe ariko se koko nibyo cyangwa ntago ari byo ntago mbyemera yari umwana mutoya ntago nge mbyemera nta mwabwiwe n'iki ko ese ari uwo Niyonzima wamutemye urumva ntimuhamusanze ariko musanze ari umuntu ari inere umuntu araryamye aho ngaho ari inere niki cyababwiye ko ari Niyonzima wamutemaguye cyatubwiye ko ari Niyonzima ngiye n'ubu njya kumutwara musanze aho yaguye sinabonye wamutemye sinabonye nta n'umuntu wigeze ambwira ko ari wamutemye ahubwo ngiye nakoze ubutabazi bwo kumujyana kwa muganga yego amakuru anshyira yuko Niyonzima yijyanye mu gitondo mu rukerera ajya kwa muganga niyo mpamvu navuga ko ari Niyonzima wabikoze hari umuntu wamubonye amutema
bintu uraza kubitubwiraho neza, gira hino tubwire no mu papa turongera tuganire, ngire ngo abe yicaye aho ngaho utubwire amakuru tugenda tubona. Ngewe nitwa Frederic. Yego. Nongirije umuyobozi w'abikorera mu murenge wa Mutete. Yego. Uko tugenda tubona amakuru nyine hari umuntu wamubonye mutema. We yagiye gutabaza avuga ati kana katemye umuntu. Noneho urumva we yabonye mumba mutema arahahamuka ariruka agenda bivuga. Agira ubwoba. Niho dukura amakuru rero yuko uwo muntu uko ari Niyonzima wamutema. Hamwe mu bamugezeho se mubona ari umuntu yaramutemaguye ashaka kumwica? Yego. Yego. Amaze no kwijyana ku buyobozi yavuze ko we yarazi ko yanamwishe. Yagiye azi ko yamwishe. Aka kanya nkamwe mufite amakuru, bamwe abaturage baragira bati Niyonzima yitabye Imana, abandi tari muri koma, bihagaze bita akashimiye Imana. Aka kanya bihagaze bita? Aka kanya ntago arapfa. Aracyari muzima. Nkamwe mu baba mu nzego z'ubuyobozi muhora muganira n'abaturage, bamwe baravuga bati uru rugo rwari rurimo amakimbirane, niki kintu cyatumye Yushimiye Imana mumukura ahangaha muri izi karitsiye ariko akaza kuhagaruka? Urumva uriya yabaga kwa Niyonzima ariko ameze nk'umukozi wo mu rugo. Niko Niyonzima wamwizaniye. Yego. Akajya amubwira ati fasha umugore wanjye gucuruza. Niyonzima we akoresha icyuma gisya. Yego. Akaba ari inyuma akabwira umugore cyane cyane kuwa kabiri nibwo yahaza. Hano isoko ririmo kuwa kabiri gusa. Yego. Nibwo baba bafite abakiriya benshi. Wakabwira umuhungu ati fasha no mudamu gucuruza. Yego. Nibukwiriraho urataha uryame uzataha ejo. Nta kibazo, yari nk'umukozi wo mu rugo. Urumva rero umukozi wo mu rugo birashoboka ko bashobora gushwana ukamwirukana akajya iwabo. Urabizi abakozi birashoboka cyane. Ntabwo umukozi murambana. Ntabwo byari ibintu bihambaye, nyine habayemo ubwumvikane bukeya. Yego. Aramwirukana. Mwirukanye aragenda. Uburyo rero yaje kugaruka ahangaha, wenda inzego z'ubutabera zizabikurikirana. Yego. Harimo n'ibyo wenda umuntu atakwirwa agendaho cyane kubera ko biri mu maboko ya polisi. Ariko kugaruka ahangaha amakuru mfite ntafitiye gihamya. Yego. Nuko bari bamuhamagaye ngo aze biyunge. Mu kumuhamagara rero ntiwamenya niba bari basanzwe bafite umugambi wo kuzamugirira nabi, ariko birakekwa. Yego. Ndagira ngo usubize no mu papa Mike ho gakeya. Umuyobozi aka kanya ubuyobozi bw'ahangaha mubanye gute n'abaturage? Mu baturage ubundi bisanzwe nta kibazo cyari gihari. N'uwo mugabo twavuga ngo yaduteye ikibazo. Yego. Urebye ni nk'abadayimoni baba bakoreye mu bantu. Nta kibazo cyari gisanzwe kiri nangaho. Ukurikije uwo mugabo n'ubundi ni wahamagaye uwo mwana. Muri makeya nkeka ko bavuga ngo ni n'umupfumu ariko ntago nge mbizi. Ariko mukuza n'ubundi yaraje babanaho barakorana bishoboka byose. Nibuka ko ari n'iki bigeze kugirana akantu k'amakimbirane aribwo bamwirukanaga. Yego. Nibwo umudamu yaje kumubwira ati uyu mwana nubwo mwirukanye ejo ntago ari wamubwiye ngo najye kwishyuza abantu twaraye dukopya amafumu bari basereye. Yego. Ibyo bintu byarabaye hari mu bantu benshi. Yego. Ariko bivuga yuko bahindukanye nyuma ariko bari babanye neza nta kibazo bari bafitanye. Ubundi bari baje basangira uwo mwana akaza n'abandi basangiraga bagenzi be bakajya kunywerayo. Ngi muri make ni nkuko gucyo nabivuga. Ibivugwa n'abaturage kwinaha hashobora kuba hari soresore ziza zikiridwa muri utwo tubari binywera ariko ngo badakora, ari naho ngo biva bibiri kuvugwa ko izo soresore arizo zitwara ngo abagabo abagore babo. Nibyo koko? Oya ntago ari bimenyewe cyane, ni bisanzwe. Ni nkuko hano nta soresore ziyakunze kuhaza kuhanywera. Ni abana b'urubyiruko ariko ugasanga n'ubundi ntago twavuga ngo babigize umwuga, banywa bisanzwe. Kw'abagabo ngo batabaza, abagabo batabaza kubera izo soresore ngo abagabo ngo baririrwa bashakisha, ugasanga ibyo bari gukobokera ari izo soresore ziri kubyirira. Ni nk'ahandi hose nta birenze, no kwa ngo nuko ari twe twagize ikibazo. Ni iyihe nama utanga mu baturage muyoboye?
inama twagira mu baturage tuyoboye n'ahangaha twakumva ko umuntu yarya ibye ariko ntihagire uwitwaza mugenzi we yego noneho n'ugize ikibazo tugatabarana ikintu cyo kudatabarana nko muri ako kantu ari ikintu cyaje kuba kitari cyiza bitewe n'uko nkubwe nk'uruhare mpagazemo ngewe ntuye muri zira quartier za ruguru ariko kugira ngo njye kubyumva nabyumvishe byarenze inkombe ariko twakagombye gutabarana noneho umuntu yagira ikibazo mugenzi we akafata niba ugize ikibazo reka dutabarana muturage akabijisho rya mugenzi wiwe ariko noneho rwose nta birenze kuri centre yacu nta rugomo rwakundaga kuhaba yego ntarwo pe bibasigira irihe somo ibingibi bibaye bidusigiye isomo ry'uko ariko dushobora kubura mugenzi wacu ubwo tubuza abantu babiri muri make hari uwo batemye aragiye yego yari umuvandimwe uwamutemye yari umuvandimwe hafi aho ngaho cyane yego niba yakoreraga muri centre ntago turi kumwe nawe uwo wazaga hano nawe yazaga wenda nk'umukiriya akaza guteza imbere twebwe yego nkubwira ngo nanjye ubwo ndikuvuga ngo nanjye ndibihombeyemo nkubwo araza arambwira ati musaza ndakwakiriye afata akantu arangije ati ndagaruka noneho tunavugana mu gihe cyo kugaruka ngo tuvugane wenda ari irindi jambo nanjye naba mfite ku giti cyanjye twari kuvugana wenda nyuma yaho ariko ntitwarivuganye kuko ntaryo yambwiye yego nanone tubuze imbaraga z'igihugu nk'umujene yego reka nkushimire cyane murakoze cyane